izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turashima Imana yuko yabanye natwe, turashima Imana yuko itwemereye yuko twongera gutekereza ku by'ubu bugingo, turashima Imana yuko yaturinze. Ibyo twashima Imana ni byinshi, ndetse uburinzi bw'Imana bwabanye natwe. Reka tuyishimire kandi Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe. Mbere yuko tujya mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi, reka tubanze dusenge dushima Imana. Data wa twese udukunda, uyu mwanya duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Tuje turi abanyabyaha kugira ngo uduhe gukiranuka kwa Kristo. Uturebana amaso y'imbabazi, uturebe muri Kristo Yesu, uduhe guca bugufi, kandi iri jambo ryawe rizabashe kudukizanya n'abandi bose bazaryumva. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, ndabasuhuje kandi mbifurije imigisha y'Imana, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo imico y'Imana. Imico y'Imana ni iyihe? Hari imico y'Imana, hari n'ishusho y'Imana. Imico y'Imana ishobora kugaragarira mu muntu, kuko Kristo wagombaga kugarura imico y'Imana mu muntu. Kristo yaraje kandi aradupfira ku musaraba. Mbese imico y'Imana ni iyihe, cyangwa se imico ya Satani ni iyihe? Nibyo tugiye kureba. Turakoresha umwuka w'ubuhanuzi kandi turakoresha Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe n'imico y'Imana ni iyihe. Imico y'Imana igomba kugaragara mu bantu, ariko n'imico ya Satani igomba kugaragarira hehe? Mu bantu. Rero iki kintu kirakomeye kandi kiratangaje cyane. Reka turebe amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Ellen G. White. Ni mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni kuri paje ya 352. Reka turebe imico y'Imana ni iyihe. Hari amagambo ahanditse avuga ngo Imana ishaka ko abo yaremye bose bayikorera mu rukundo, bakayiha ikuzo biturutse ku kunyurwa kw'imico yayo. Ntabwo Imana ishimishwa no guhatira umuntu kuyubaha, kandi iha abantu bose umudendezo wo kwihitiramo icyo bashaka kugira ngo babashe kuyikorera biturutse ku bushake bwabo. Ngiyo imico y'Imana. Niba ubona abantu baguhata ngo kora ibi n'ibi, menye yuko Imana idahata. Imana itegereza yuko abantu bayikorera, ibyo bayikorera bikaba biturutse ku mutima unyuzwe nayo. Ngiyo imico y'Imana. Uwifuzwa ibihe byose, paje 444, ni igitabo cyo kuri interinete nakoresheje. Ku byerekeye umutimanama, umutima ukwiriye kutagira ikiwuremera. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwigira umugenga umutima wundi ngo yigire umucamanza we, cyangwa yihe kugenera inshingano yawo. Imana igenera umutima wose uburenganzira bwo gutekereza n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje ubwawo. Umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gutsindagira igitekerezo cye mu mutima wundi. Ahantu hose iri hame rirakerezwa. Mu madini atandukanye iri hame ririmo riricwa cyane, ariko nubwo ryicwa, abo bantu bica iryo hame barabwirwa aya magambo ngo umuntu wese amenya adashidikanya mu mutima we ubwami bwo mu ijuru ntibukoresha igitugu, si ubwami butababarira. Abamarayika bo mu ijuru ntibazanwa no gutegeka cyangwa gushaka ishimwe ku isi, ahubwo baza ari intumwa z'imbabazi gufatanya kwegura abaguye. Aya magambo aratangaje cyane. Wifuza ibihe byose, paje 444 soft niyo nakoresheje. Intambara ikomeye, paje 419. Nyamara nubwo mu byanditswe byera byuzuyemo imiburo ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'idini. Muri iki gihe ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyedini ntibashobora gutanga impamvu y'ukwizera kwabo usibye ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo, maze ibyiringiro byabo bakabyubaka
ku magambo babwiwe n'ababwiriza babo. Ariko se abo babwiriza bo ntabwo bakwibeshya? Ahangaha biratugaragariza yuko pasiteri yakwibeshya, umubwiriza yakwibeshya, umuntu uwo ari wese yakwibeshya. Niyo mpamvu urufatiro rwo kwizera kwacu ntidukwiye kurufatira kuri pasitoro, kuri padiri, ku mubwiriza, ku muririmbyi, ku muntu uwo ari we wese, ahubwo urufatiro rwacu rukwiriye kuba kuri Kristo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Intambara ikomeye, paje 418. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu ku bepiskopi bakuru, ku bapasitoro, kubigisha iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Ibi bintu biratangaje cyane. Aho kugira ngo abizera bashakishe mu ijambo ry'Imana bamenye icyo Imana ibashakaho, ahubwo intekerezo zabo bazerekeje ku bayobozi babo. Ariko nyamara iki kintu ni akaga ku bantu benshi. Abakurambere n'abahanuzi ku cyigisho cya 29 ni ku ngingo ivuga ngo urwango Satani yanga amategeko y'Imana. Icyigisho cyangwa se igice cya 29. Nyamara kwima umuntu umudendezo wo kwihitiramo byaba ari ukumwambura uburenganzira bwe nk'ikiremwa gifite ubwenge, ndetse no kumugira igikoresho gisanzwe. Kwima umuntu umudendezo. Ariko Satani muri iyi minsi agomba kwambura abantu umudendezo ku rwego yinjira no mu mitima nama yabo. Ariko kwima abantu umudendezo ni ugufata umuntu ukamuhindura nk'ikirobo, cyangwa se ukamuhindura igikoresho gisanzwe nk'isafuriya, cyangwa se indobo, cyangwa se akabati, cyangwa ikindi kintu. Ngo ntabwo umugambi w'Imana ari uguhata ubushake bw'umuntu. Umugambi w'Imana si uguhata ubushake bw'umuntu. Ngiyi imico y'Imana, ntabwo igihata ubushake bw'umuntu. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Umuntu yaremwe afite umudendezo wo kwihitiramo icyo ashaka. None se imico y'Imana ko tumaze kuyibona, noneho imico ya Satani yo ni iyihe? Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Imico ya Satani yo ni iyihe? Imico ya Satani nayo igomba kugaragarira mu mibereho y'abantu, cyangwa se mu bikorwa by'abantu, cyangwa se mu bantu ubwabo. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Nige mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Umwungeri mwiza upfira intama ze ni Kristo, kuko yaradupfiriye ku musaraba, bityo atubera umwungeri mwiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umurongo wa 12. Ariko uragirira ibihembo intama atari umwungeri bwite, kandi n'intama ntabwo arize. Uwo muntu uragira intama zitarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitanyagura, cyangwa se rikazitanya. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo, uragira intama atarize, iyo abonye isega rije intama arazita, isega rikazitanya. Rero bavandimwe, iki kintu kirakomeye cyane. Ahangaha batwereka intumwa igihe zakorerwaga akarengane. Tumaze kubona ishusho y'Imana, turimo turareba mu ishusho ya Satani. Muri ishusho ya Satani, reka turebe mu magambo ari mu gitabo cy'Uwifuza ibihe byose, paje 513 sofuti, turebe uburyo ishusho ya Satani ishobora kugaragarira mu bikorwa by'abantu. Ishusho ya Satani ishobora kugaragarira mu nyoko muntu. Tubona igihe Yesu yaramaze kubambwa, amaze no kujya mu ijuru, intumwa zasigaye zakorewe iki? Zakorewe akarengane. Ariko mu karengane k'intumwa hagaragaramo ishusho ya Satani. Ni bande bakoreraga intumwa akarengane? Ni Abayuda. Mu Bayuda rero bagaragaje ishusho ya Satani muri bo. Uko ishusho y'Imana ishobora kugaragara mu bantu, ni nako ishusho ya Satani ishobora kugaragarira mu bikorwa by'abantu. Ngo nyamara nubwo byagenze bityo, abacamanza bahanishaga urwo gupfa mu kwica abo bantu batari bakwiriye ko isi bayibamo. Ntabwo bari bakwiriye kuba ku isi. Rero ishusho y'Imana yabashije kugaragarira mu bacamanza. Abacamanza ubwabo mu guca imanza zabo zibera bashobora kugaragaza ishusho ya Satani muri bo. Ikintu kiratangaje cyane. Ngo Abayuda bari bamaze kongera kwibambira umwana w'Imana. Abategetsi bazaca amateka abuza umudendezo w'idini, bihe uburenganzira bwari ubw'Imana yonyine. Bibwire ko bashobora kugenga imitimanama y'abandi, kandi ibyo ari ubutware bw'Imana yonyine. Ninde ugenga imitimanama
y'abantu. Iyo ni inshingano y'Imana yonyine. Ariko abategetsi baziha iyi nshingano bashake gukorera mu mitimanama y'abantu. Iyo ngiyo niyo shusho ya Satani mu bantu. Abantu baziha gusimbura Imana bazagaragaza ishusho ya Satani muri bo, kuko bazahata imitimanama y'abantu, bazakuraho umudendezo w'idini. Ibi ngibi biratangaje cyane. Ubu intangiriro y'ibyo bintu itangiye kugaragara. Intangiriro y'icyo kintu cyo gukuraho umudendezo w'umutimanama cyangwa guhata umutimanama itangiye kugaragara ahantu hose hadukikije. Ibi bintu biratangaje cyane. Kandi iyo ngiyo ni ishusho ya Satani. Uwo murimo uzakomeza kugeza ubwo uzagera ku rugero rudashobora kurengwa. Nubwo abantu bazigarurira imitimanama y'abantu, ariko bazakomeza kubikora, ariko bizageza ubwo Imana ubwayo yihagurukira, kuko bazaba bageze ku rugero rudashobora kurengwa. Ibi bintu birakomeye cyane. Imana izahagurukira gutabara ubwoko bwayo bw'indahemuka bwitondera amategeko yayo, kandi Imana izabutabara mu gihe gikwiriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nubwo abantu bakoresha imitimanama yacu, nubwo bayihata uko bwije n'uko bukeye, Imana izihatira kurenganura ubwoko bwayo. Rero iki kintu kirakomeye kandi kiratangaje cyane. Twarimo tureba insanganyamatsiko ivuga ngo imico y'Imana. Tumaze kubona imico ya Satani uburyo igaragarira mu bantu, kandi twabonye n'imico y'Imana, yuko Imana niyo igomba kugenga umutimanama w'abantu. Ariko nubwo igomba kugenga umutimanama w'abantu, ntabwo ihata. Imana ireka buri muntu wese kugira ngo ahitemo abyihitiyemo. Ariko Satani we agomba guhata imitimanama y'abantu, kandi agashaka gukora mu mitimanama yabo, kandi azakuraho umudendezo w'abantu bose mu gihe Imana itwemerera umudendezo. Iyo niyo mico y'Imana. Ariko imico ya Satani niyo gukuraho umudendezo w'abantu, niyo gukuraho umutimanama w'abantu, niyo gukuraho amahitamo y'abantu, ahubwo akabahata kugeza ubwo abarenganyije. Rero izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana we wabashije kunkurikira, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana nawe. Reka dusoze iki cyigisho cyacu dusenga. Turagushimiye Mwami Imana ishobora byose, waradukunze uratwitangira, uduha ijambo ryawe kugira ngo rimurikire intambwe z'ibirenge byacu. Rero uyu mwanya turagushimiye yuko imiburo yawe ibashe kutugeraho, uduhe kuyikurikiza no kugendera muri yo. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ngufitiye ubutumwa, haleluya, n'ubutumwa bw'umukiza bwanditse mu ijambo rye, haleluya, mugukire urakizwa. Cyoreba maze ukibaze, reba Yesu urakizwa.